Ndi papa sava. Yes, tena nabyumva. Cyakoze reka mbere Marigo usigaye uri inyuma y'isi. Ariko se ntabe inyuma y'isi waba kwandimba ati nabira bibazo byandimba ati nukuntu ahora yagusiga. Uhora mu bibazo ntunakeneye no kumenya n'amakuru yabo mwiganye nabo mwakuranye. Uraho Jana ari twagiye no hanze. Ajya hanze. Akuzi byamubayeho. Ariko none reka nkubwire perutse guhura n'umuntu arambwira ati jewe nagiranye urubanza n'umuntu. Umuntu ndamurega buke bajya bamutumiza bakamubura shangwa agiye rusorora asanga uwo muntu yarapfuye. Kumbe yaramugirisha benda no kuzamurogesha ngo baramuhamagaje baramubuza none nanjye rero asanga umuntu akunda bagiye gushingura ahindukira cyo kwakunda baba bagenda bitemberera arebye izina abana n'urya mugabo ari kurega ariko hari ngo n'umukobwa ngo arafite umushuga dadi yaramubuza amaze iminsi yaramubuza ngo ajya kwirimba agiye asanga ati dore wa mureza ngo namuburi ariko uraseka no kuri kw'Imana uraseka hano wowe twese no kuri cyane kuri Imana ni wabaye bibabaje we ngase mbwira nyine ibyo uwo nawe narinzi ko yagiye hanze ajya hanze byahehe ajya hanze abantu bateka imitwe baratwika we nawe nakakandi bita twitaga ngo ni bicu bakambe karambira kati yagiye hanze shawura akabye sharika mbwira se nari byagenze bite umva yarahuritse ku rwego ngewe mureba nkavuga ni wa mukobwa no kubutarapfa ni Imana none se byaje kumugendegera nyamareka mubwireza karandi bajya bazivuga tukazipinga mu masako ukuntu byagenze ubundi uriya mukobwa ni umugore wa kabiri wuriya mugabo uwa mbere se yarapfuye cyangwa baratifurushe cyangwa byarukubana uriya mugabo yashakanye n'umugore wa mbere barasezerana byemewe n'amategeko basezeranye barabyarana umwana umwe barangije kumvikana biranga kubera ko ngo umugabo yakoraga mu kigo kimwe ariko nyine nta mushahara uhagije afite bari abantu bari aho ngaho nyine nicyo umugore yamujijije umugore amuziza yuko atabona ibyo akeneye aramukatiye baratandukana batandukanye umugore ahita agenda we ahita ashaka undi mugabo bakoze divorce umugore ahita agenda ahita ashaka undi mugabo baranasezerana mu mategeko wa mugabo aranatinda aho ngaho aratinda araniga hashize nk'imyaka 6 ashaka uriya mukobwa ashatse uriya mukobwa none se uriya mukobwa yarabizi ko uriya mugabo yigeze umugore yarabimubwiye ntabwo byari ibanga ariko uriya mugore nawe ngira ngo yarafite umwana oya yari umukobwa kumva ibintu byararangije kwiga nyuma ariko ubwo ni za nkuru z'imihanda n'ubu nyibwirira ntabwo nzi ko yigeze abyara abashakanye n'uriya mugabo abizi ko yigeze gutunga umugore umugabo urumva ko amaze gutandukana n'umugore wa mbere yahise ajya kwiga mu kazi bahita bamwuruhiza mu ntera bamuha promotion sha umunsi w'ubukwe n'uriya wacu nyine bamuha kwa kundi batanga gift ngo bigezweho i Kigali bamuha gift yo kuzajya Dubai na wa mugore na wa mugore wa kabiri uwa mbere yamujijije iki ko ari umukene wa mbere ababone bari Dubai asare hafi ndetse yari afite uwo mugabo nyine rero ngiye agashaka uwo yashatse nawe ari aho ngaho nta bushobozi bundi afite none uwo mugore rero ubwo azajya ava hamwe aho bakiza ajya ahandi arangije aravuga ngo buriya ngo uriya mugore ngo niwe wandogeye umugabo kugira ngo uriya wacu niyo igosha akajya avuga ngo karamusenyeye kandi umugabo yaramaze hejuru y'imyaka 5 umugore akaba yaranamutanze no kongera umugore yaramutanze kongera kurongora yarabyaye n'umwana wa kabiri uri kumva icyo kintu nukoze yajujubije umugore uriya wa kabiri se afite n'urugo rwe se yaramujujubije ajya mu bapfumu mu izina rya Yesu aramujujubye yamukoreye ibintu bibi byose bibaho ku buryo umugore yakoze ubukwe amara amezi 3 niyo yamaranye n'umugabo ahita ajya mu bitaro n'ubu ngubu hafi gupfa nawe rero ntukemere ibyo ngibyo babwiye n'ikiza ko arongo wamuroze umuntu mufitanye ibibazo wamuyoberwa nawe masaje ku buryo umeze gutize Kubera le patron de quartier Margarita Yeza tuzi Kristo yeza kuzwe nibo bwemera nawe kwa nyakasa
iteka ryose Ndi wabaye jewe genda hari ubu ibintu byabaye munyorosho yabaye akakoti gatanze amafaranga menshi ubu byanjye bine nagakodesheje ubusa kubi ngomba ko gasubije ndabona rwose urasa neza pe asa neza reka mazimisi ry'amavuta n'ukuri kumara ntabwo renti ko kibi nahanga ry'amavuta y'igihwagari Nuwite kuri kugisiga. Ese nakubona ko ushaje. Sinabwe guiteka araje muri kitoroshi muzaje. Ibintu byo kuvuga ko umuntu arashaje. Abantu bavuga ngo ndashaje, nivuga ngo ndashaje nibwibakirwa amateka yaje. Nako amafaranga. Ako ndide afite amafaranga. Afite amafaranga. Kubera Imana. Mbiriko. Yakanu se n'undi karashaje. Ahubwo sa mugani wawe gwe bwicaye ahangaha. Ukashamwa muri hamwe abavye. Turi hatuke n'amenyo y'abasetsi bakaba yindi kuvuga ngo turakamaze kidaburetse uyite kukirindira uri abantu binani baba barakuroze kubera iki ubuze waroze gace ubona ndi muzima ubundi barasuzuma akaba wayidisha ayihihi ako gashaka nagera sinayigo icupa rijugunyanga umugabo nakamona kugaye nuko yaramize ko zigiye gushira urusambaro ntajyabura kantu ntabwo ajyabura kantu kuri kamwe kumwe ayakumwe n'akapapa safi sinagakora byanyu biteze nibyiza ariko burangiye amanyuza mfite n'inkuru nziza arizigeyo singezwa na kamwe itugurire nyine hase magurire ko kuki magurire se wabajyana hari ikigega none mukajya mwiruba ubu ufite ubushobozi bwo kudusohokana njye n'amari oya jewe sinagomba ko turya yanjye hari rubanda ruri hano hanze rufite amafaranga tubatwigishije gukura ibyinyo bimwe byateye oya bina ko twisaziye Agaragaje gukora uhagurutse mama Safa uhagurutse Margarita ngo tujye kuvuga koko umudugudu wose hase nako ngabimenye ibiki Nese rero kwambara gutya ibinda mu biki ko ubizi genda umukanisha nyine habaye ikibido ubu tuvugana rero dufite umushinga mwiza nako si uwanjye ahubwo ni umushinga w'umuvandimwe arashaka kwita umwana izina kandi ibyo bintu umuntu usoretse kubyara hano muri quartier ni ariko se bwebwe ko mbona umuntu mu mutumba mbese amakuru nyine muramenya akoze gatsinda ni mu kijya mu ngo z'abandi wa mugani wanyu nicyo hanyuma afite gahunda yo kwita umwana izina rero uyu munsi se mukanya rega genda ice ndavuga ni mutazumva ibintu byabaye mukavuga ngo twabaririye ku nzira ni hehe hano hirya gato ntabimukira ari hoya n'abaturage ba abazigeze hinde se okay turangire twijyane sibaraje cegereza izoga zanyuze ubunyano tuvuye ikiriho rero no mu rwego rwo gusigasira nyine umuco gahunda irakomeje hari tumwana izina ariko cyane natekereje ndavuga reka tubigira ibyacu duseruke nk'abantu baki babaturanye ubwo babaki babasirimu ukuntu tubikora rero bitero tuzi sinangombwa cyane simbizi turangiza buri muntu ushakamo iki agacupa siko byahoze si umuco twishakemo agacupa tukajyana twifatanya n'umuvandimwe yita umwana izina ibintu ni sawa inyama dore inyama nuko ariko icyo kurasako muzana agacupa jewe ndijyanira icupa nurangiza umbwire ngo ugiye kukigega aho inzoga ziri yego urambabaje utarakavuye ngo hari uvuze ngo imitwe utekereze mujyane mu bintu bizima bifite gahunda uvuge ngo imitwe haje tukajya kwita umwana izina nyine kuki dusaba ko tujya twikorera amacupa impamvu ni ukugira ngo twebwe tugere nk'abantu b'abasirimu ufite ikirere ntabwo nakibura sinacana se kwa mukapiga nzenze nkafata agacupa nanjye tukagahitana gusa ibyo bitaniye no kuba turi kwinywera akantu kacu ahantu bitaniye nuko twebwe ubu tugiye gukora icyo bita ubusabane tugasangira n'inshuti n'abavandimwe mukagira n'uruhare mu kwita umwana izina mu muco mukongera umuntu abashije kuba adafite iryo cupa mfite ibihumbi byanjye 5 ari ukubishyira umwana agenda ikoreye amavide abantu b'ababyeyi turagendana amacupa ahubwo icyo gitekerezo ugize nicyo nakabaye nababwiye reka turebe ukuntu duterateranya amafaranga niba ari iryo 10 niba ari 15 tuyashyira hamwe tugira agasige mwana genda heremba bwira ufite ngaho ubwo ngo duhuze ibintu nta amafaranga aka kanya naba mfite niriwe mpamagara papa Safa ngo nyamusare na amafaranga 5,000 sasa n'ubundi uraryo werenze ko tutagiye kuca umugongo umuvandimwe twari kugira ngo twe twibonemo ibirori tubigira ibyacu ubu nawe urabura 5 na ndimba tarabahari mu kanya dore yacongaga ubwanwa hano hepfo arabahari ubwo yagiye gucongesha ubwanwa kubera kwitiza rwose ukajya mu bantu sutasa neza mu bantu udasa neza
ariko iyo si umwana mbese yajya baradasa neza arabahari na papa Sava ashobora kuhaca nawe bamuhamagaye abagabo batatu bwe babizi asaba kururi ibintu mutamenye papa Sava bamuhamagaye murajyayo ntimujyayo nigendere tujye gushinga wo mu yaho hantu uriya mugabo yaba asigaye ankorera ibitangaza ubu wabona yagiye si ngombwa kwiba by'amatelefone ariko ikiro iyi ni inkuru rwose nta byagize ntabwo mwumvise imodoka z'imizindaro zinyuze aha mu kanya muzajya barusha amakuru koko ibintu mwakabaye muzi mu bina niko kamera ivuga tugende ubu bitanu urayabona ntabwo iri guca naho rero ubwo wasanga ashobora no kuba yishyize kuri telefone wawe fumuze tugende se ndava mu rugo ntabwiye papa Sava ibikorwa ko ari ibikorwa byiza nese marika reka nkubaze tuvuga ugiye kujya tugende yewe Manudi ni ngombwa ngo bigire Manu va hano ufunge kuri Sava oya uraza wambaye utyo n'ubundi ibintu by'akagoroba nta birenze gakubitaho yewe twitaho hejuru babone ndumubyeyi tumukana abagore beza ikintu tujye kwirira urunyana ariko reka nkubwire uyu muntu agira ari bugire icyo abona n'ubundi arabanza akarimura turahira amaze katubashinga n'umuheha akoze kuseta katubashinga yewe ntacyo reka mfe kunywaho ni kamera tugende Manudi ngwino nshinga kuri Sava fata telefone se yego nari nyisize nabundi muri hamwe abagore tugende yewe dushinga mu reka tuhagere hawa tuhagere mubigira ibyanyu wowe ushobora no kurenzaho bitanu kuko wa bitanu se wabaye amafaranga nimba tuwe yewe hatu amareka rwose iyi meza ngende ndaganira nawe cyane nturora niba nashakaga kuvuga ubwoko muhera kuri urwo ruhande cyane umwe najya kuri ruriya hanyuma undi aze kuri enda ugurura wisudengaho matutu hanyuma hatu ariko utaza kubona nicaranye na muti wawe ukaza kugira ngo hari ijambo ndi bugere gutya nkanyuza muri uwo mufata oya nta kibazo ko ntetse ko hari utuba twasohotse ni ukuganira mbonye uvuga ngo ariko witwaza ameza mbona unibyikirisha ariko rero burya ngo mu cyayi ngenga inkoko iragira ngo hari igihe n'ubundi umuntu yabigira ibyoroheje nako naganiraga da twaje imyanya yuzuye ndetse ko atishimira madede tutishimye ikihe kibazo iri kure hano wahageze ntanza hatugiwe kandi umusaza burya musaza amaze kumera imisatsi ibiri buriya ntabwo ibyo tuba tukibigenda ndetse nk'abo ba teresifori baba bakifite amenyo nawe ngewe bapfigeye higaga hijaga zikurya ntukizire ubu ni ukureba ahangaha ubundi agafuro rugahambirana iyo ngiyo ariko se ibyo bintu uri gukora bibaho umwana arashaka kunywa ko iyo ukora kuri serivisi ugomba kuba uzi ibintu byose ushobora kuza kunyara umukororombya ashaka izo vaki irimo kuba sendemba nimba tuwe urareba ukuntu kabira ese ukuboko buri inyuma yawe harya umuhungu bande ko nta nibyo mumenya neza ariko se uhetse use wamumenyera ntabwo ndi kumenya neza ise wamenya rwose urabona isundisha mumaze gukura ni ngombwa ko nkuvuga hakwivuza ukavuga none cyaduhurije aha ko ari umuryango ko abantu bamenyana uyu urabona ni wa musaza wari utuye hamwe ku musozi umwe wacuruzaga ibitebo ntiyazaga ntabwo umuzi wamwita kure urani muramo wanjye ese ko afite n'amatamu bamwita deni ariko murabizi ko ajya akamubagirwa n'ibibatanga aba ari ibitebo byatunga inyanya gazo
ntabwo wigeze wakura ihene nene iyo nciye ntambaye ibitaratara ntabwo mba ndi kubasha kureba neza mwa ariko kandi ariko nibyo kuko di uzi ko uvuze ubivuze nkumva urijijishije uzi ko wagiye kuzana ihene zirenga 5 uzi ko bagiraga ihene umukumbi ntambaye bya bidarubindi icyo kunywa mwese cyabagezeho cyatugezeho turyoherwe Zamura ariko muhanda iciya. ubuzima bwacu ariko sasa shakire n'umuziki umva ikintu mutari bubure hano ariko ni umuziki icyo bwasabye mwebwe mwe mwaje muri tayari y'ikirori kuko mu kanya imeza turasora intebe dusohore ubundi tubyine ariko sasa singuciye mu ryo uvuze umva ugira ibanga pe iyi nkuru ntigeze menya uyu mwana w'umukobwa twarahuraga mu cyumweru gifite twarahuye mubaza amakuru y'iwabo arambwira ati turaho yewe akimara kuntambukaho mbona na mama we anyuzeho arambwira ati umukobwa wanjye nuko asize gato tugiye ngo bari bagiye mu isoko iyo nda ntayo nabonye ariko none si ibyo ngibyo tuba tubyihorengeye nari ndi kubibwirira ibintu by'umuziki n'ubundi ni show nyine yatuzanye oya nta bintu byo kwishura uva ngo mumbaje ikintu cy'imiziki muhita mujya kuzanamo ibindi bintu kandi ngewe bashaka no kurya oya kurya ushaka kurya agire kuno ndamusanga rwose ahura Ndamanika n'amaguru aho. Yola. Mumeze mutese. Yaba ni ibintu murabona ko ariko tugenda tubishyira ku rundi rwego. Bitese biraryoshye. Naringize mu kanya burakomeza ugendurira muri ziranzanye tugire. Mungaraga nanjye kuri akanga kasemire. Cyakazamukanye. Hako se inzoga bimeze gute ko mutashyiramo? twazibonye zirahari turazifite ubu noneho ziraje zinyobwe reka mukanya zitwa zikure muri firigo bari bazishyizemo urabona isa cyane kunyota yacu ariko mwaba manini yola ni sawa muvandimwe mwegese ndimba ukundiye yuko utantengushye ukundiye kurenga Se digidi. Yes. Waguca mandubura. Amande muyache nta kibazo. Ubu kariwe wandari. Oya reka mbere ariko ku rundi ruhande nagiye mbabwira ukuntu gahunda imeze. No kubigira ibyanyu tukibonanamo. Ibyo kurya ni iki byose ngira ngo zima byesta ese. Nabandi baracyaze. Karibu. Reka sinzi ngira ngo yari yabahaye gahunda ni mwazihanye se madede reka dukore itsinda rimwe ngira ngo gahunda yabahaye no kuri gahunda nyine y'agakontribution ngira ngo mwari mutarabigeraho reka twahita tuyiheraho se kugira ngo n'abantu bashaka agacupa biyongeze siko byagaragara neza hariya n'inyuma ubwo rero ku butumwa buturutse hano mu Kizuru turiheraho nta kibazo bari yabonanye n'abahaye gahunda nababwiye karibu Marigo karibu cyane sana tunaziranye twese nta kubigira ubwiru oya nta birenze urumva buri muntu yajya avuga ati jewe mfitaye ko mu kivandi oya ntacyo sinzi rero ubwo mugende mwibonamo kugira ngo nafata agacupa biyongeze ndimo wenda kuri icyo nk'uko ubivuze twabigira vuba da hari uko nabivuganye na madamu natwe turabitunganya nk'umuryango sawa ngani mubigira ibyanyu bimeze bite se natwe n'umuryango rero aka twabigize ibyacu ntabwo ndi bubatindire twabiganireho rwose ngaho 30,000 urakoze cyane nta kibazo genda bize kugenda neza reka nongere
mbwire sasa ni yomwe nanjye na sheri rero David amaze kugira uko agira hari uko nabikora nabigenje ku ikoranabuhanga ntakire rwose kandi musubireyo oya ni sawa atungiye amafaranga afite gahunda reba ugira uri cyangwa muhere tukagira uretse kubika njyewe ariko papa sava ashobora kuza kongeraho ariko narinzanye utwanjye tw'inyuma nyine hahandi tubwire nimero kanimero reka makanje nari biturakorana biragenda binyuranyurana nanjye ntawamenyesha nanjye wabona ejo oya ari bivuga ngo wabona ejo ahubwo vuga ngo hari itangazo ariko riturutse inyuma hariya kwa Trisiforo nawe ayibonyemo kuri aka kamesa urakoze cyane asante sana Badimu ariko yego nanjye murabizi sasa ni nk'umuvandimwe inshuti muri make nanjye ndumva nabwira mama rero ukiri umusore akanazi mureka twumvikana ariko mutuze yego byaryoshye ariko reka twumvikane nibatajya kutumva umutima tuwerekeza hamwe yewe marika umutima tuwerekeza hamwe nyamwe erega yewe hano inyuma byandukoye navuze ni rwose inda z'abakobwa nk'ubu rwose ziragenda pepe uyu mwana twayaduhura yatebeje ariko uyu mwana ni uw'umugisha nuko rero uyu mwana ni uw'umugisha tuvuge ibintu dusubira ibindi sasa uragahuni ariko si amazi icyenda we oya ariko se muravuga ibanga aka kana ngo aka gashotika ngo ni madodo ngo nikagiye kakariba ndagakaribira mu minsi yashize nta n'amezi abiri ashize twatashye ubukwe dore uyu mukobwa yari yambariye umugeni twambariye mu cyumba kimwe twese habe n'ikintu oya urumva nyine biragenda binyuranyura ariko umusaza n'umwe kuri telefone ya Saudi hatungi nawe icyo ashaka kuvuga yewe nge nta bintu byinshi mvuga cyakora uyu munsi twebwe umunsi watubanye mu bisoko ntabwo ryaremye hari ukuntu twari kubigenza na di wanjye tukajya mu isoko ariko rero rwose ikoranabuhanga se nirihari hari mobile money hari tini namba hari yewe ni kode hano ubwo rero yewe di ntabwo ndakwita umwana warabyaye nakose mubyeyi kare mu gitondo rwose uzindukira iwacu cyangwa se utubwire tubikore ku ikoranabuhanga tuba twabivuganye buri isoko ryadutengushye isoko ry'umunsi nta mafaranga rigira twasanze turi buhembwe ngayo nguko rero murakoze rero reka muri aka kanya noneho mu mwanya sasa noneho agire ijambo ry'umunsi oya ibintu biragenda neza aka kanya rero umwanya wawe rwose fata akanya bisazure ibintu bigende neza nk'uko twakomeje tubigera natwe dukomeze twijoye nk'uko bisanzwe ari papa w'umwana hagati ya DJ ariko se w'umwana
nanjye ntabyo nari nazi umuntu wikuye iyo bingana kuriya arega nanjye ejo bundi nshobora kubyara nako nzabyara gakebo nigeramo mureke twiyumve rero rero murakoze cyane kubw'uyu mwanya kandi n'ukuri ndabashimiye yuko mwitabiriye ubutumire bwacu mukabasha kugera hano nubwo mwakomeje kunyita agahuni agaki ariko bibaho nyine hari igihe umuntu aba agomba kugira ubuzima bwe private nta ibintu byose nyine ntabitabishyira hanze gusa nyine naratekereje mbona muri iyi minsi umubyeyi yaribaruka umwana agahita bamwitira kwa muganga hakaba hari nk'ikintu cy'umuco twibagiwe cy'ubunyano aricyo nanabahamagariye hano urumva kera ubunyano nyine ukuntu bwaribwaga batumiye abantu bakita umwana mu rugo nicyo gikorwa nanjye natekereje ndavuga twagikora kandi ni ukuri mwakoze kwitabira murakoze cyane rero niba nta kintu bitwaye nagenda nkabazanira umwana hanyuma ibindi birori bikomeze mwana karibu sana karibu cyane ukomeza kukaririmba mu gihe umwana ataryaza mu gihe dutegereje uwo mwana ko ari buze ndabashimiye cyane duhuze ibiganiro byumvikane bikanange nce bugufi nta kibazo nari maze kubabwira igikorwa nyamukuru n'impamvu yacyo rero uyu niwe mwana dufite ego nari mbizi ko muri bubyihozeho cyane ariko munyumve neza nyine mubone kujya mu biganiro byo mu dutsiko urumva uyu nguyu yitwa diaspora niko yitwa noneho njyewe naramurebye ndavuga namwita bebe cyangwa baby face uri kubona ukuntu ameze neza utuje ndi kukuba ariko biri kumvikana hanyuma mama sava watuje mama sava nawe witubya yongera reka tuze hanyuma we akaba yari yifuje ko hajyaho akazina k'aka nickname ubundi ni aka nickname turi kumushakira ka diasboji rero namwe mwese muri aha buri wese yazana igitekerezo akavuga aka nickname yamuhereza hanyuma ibirori byacu bigakomeza njyewe mfite ikibazo mumbabarire mumbwire ukuntu abantu bakuru mudukuye mu mirimo yacu mukadukura mu bintu twari turimo ngo tuje kwita iki ni iki tugiye kwita iki ni iyi ni ingagi tugiye kwita iyi mujye mutuba aho yari kwakwicara uretse twumvikane tugira ituza papa sava murabona bita madara turwaye ikaze karibu rero ngira ngo gahunda twari twayivuze uretse ko dusanze dusa naho tubitangiye
mwari mwabimbwiye ndumva narimo natinde murabizi ko muri weekend mfite ahantu ncuranga ntabwo mfite umwanya munini wo kuhatinda ariko ndavuze ntireka nanjye mpagere nubwo madamu yahageze hanyuma ntange umusanzu wanjye turya ubunyano musaza tubigeze kure n'ubundi umunsi nawe nababwiye ko ari special ariko twumvikane umwana tugiye kwita uratanga amafaranga y'ayandi uretse gato uretse gato mu masafa ibi bintu bifite umurongo wituvangira kabisa sibyo uretse gatoya turaguha ijambo njyewe nabahaye gahunda mbabwira ko ibintu ari special ari ibintu bidasanzwe ari ibintu byiza muzabona mukavuga muti ni ibintu bya surprise kandi mureke surprise ibe ntitugora urumva arataha umuvandimwe none turambwira tuti kandi nawe urabizi naraguhamagaye ndakumenyesha ugize neza uraje rero ahangaha mureke twebwe ntitujye kure y'iki y'umuco urumva umuvandimwe rwose niba ubuse ko bishyizemo intambara ntabwo tuvuga amazina y'inka mu bukwe amashyose ari hehe aba ari hehe urumva ubuse kuvuga ngo turaje ngo ntihabaye ngo iby'ubunyano n'icyo byose guterura agahinja umuvandimwe ko avuga ati ngewe reka nongere nitwa kandi kazina ubwo si ubunyano bushyashya si ubunyano twebwe dushyigikira igikorwa ntacyo bitwaye noroshya ibintu ari umugabo no kubona ari umugabo yazindutse umwana ubejo uretse mbikurikira ariko ntacyo tumvikana tumvikana se niki icyo tumvikana sasa ni mwebwe murabyumvamo ubejo nzabatumire ngo nimuze musubiremo mwise ndimbati irindi zina papa sava mpereza ngo ndimwariye ubunyana wibeshe marigari urabureba di tegura ikirori cyo kunyita izina kigwe gicometse inshuti zanjye reka tubyumvikaneho wa mugani wawe nadufasha kubigora rero ndabona turimo turashaka kugarura umuco ariko bamwe bakawugira ico nyine bakabivangavanga ntibabyumve numva ko wenda sasa ntabwo nakubeshya njye barabimbwiye ndavuga ntibibaho iyo umukobwa atashatse ashobora kubyara yarahishe inda kuko abakobwa batashatse namwe murabizi akayihisha ndavuga ntariko uwo muntu siwe kibazo yego yaba ikibazo ariko siwe kibazo nyamukuru ariko ntitwanamutererana ariko by'umwihariko ku mafoto n'amashusho ya wa mwana wavutse utarabigizemo uruhare ikindi akaba ari umukobwa wacu kandi n'uyu akaba umukobwa wacu ariko se koko sasa nkuko mwimbwiye koko mpamiriza imbere y'aba bantu ni akanickname mwashaka guha uyu nguyu ariko hari ikintu mutari kumva na kandi natangiye nkibasobanurira abana b'ubu ntabwo bagikorerwa bino birori twebwe twagize igitekerezo cyo kubigarura hanyuma niba bano bana bitirirwa kwa muganga ayo mazina nyine niyo baba barafashe kuba twafata tugakora ikirori tukavuga tumuhereze nickname icyo si ibintu byumvikana hanyuma se niba bamwitiye kwa muganga mubikoze nka simbora iminsi 8 yashira mukajya iwabo mu rugo mukajya kumuha ako kanickname mukayora iryo vu mukayora twadusuma mugashaka za sogi mugashaka wa mutsima mugashaka iki bya bindi babumbabumba mukabizana hariya abana bakaza bakita amazina hanyuma se w'umwana na nyina w'umwana nijoro bakakira izina ko ari ibintu bisanzwe mu banyarwanda ariko ari ya minsi 8 ishobora no kurenga nkabyo umunani umubyeyi bashaka kuba baramubaze bakamuha ibyumweru 2 nk'uriya muntu ureka mbabazi ubwo urumva uwo mukobwa uravuze ngo ishobora kurenga yumva ko igikorwa yakoze kurenga se no kugera mu myaka 40 nta nubwo muri reka tunabyoroshye nshuti yanjye uri nyina w'icyo kimara
uri mama we uretse uri nyina w'iki kimara ngewe ni igitekerezo twagize ndakubajije subiza yego cyangwa ukadukinisha uri nyina oya umubyara muke mu rukundo muke munganya imyaka ninde mukuru ufata abantu bose ubazana bakusanye uvuge uti njye nabyaye uyu nguyu reka tumurire ubunyano tumwite izina ahubwo si uyu musaza rwembi tugende dufate ubutumwa duceke dufate imbaga yavukiye kwa muganga uyu yavukiye kwa muganga imyaka 40 wakurwa urutoki mu kanwa ine yonyine yacometse atari nimureke mwumve papa savamo mutaza no kuriza umwana nateganyije 50,000 ndavuga ni uwo muco nusigasirwe pe niyo umwana bamwitira kwa muganga ariko tugaruke ka kabango kacu k'umuco nyarwanda kadacika kuko utagira umuco aba yazimiye burundu ariko nikeneye mukoko nikeneye uretse reka ndetse ko guca mu ijambo oya ahubwo n'igiguce mu ijambo bibabarira hari icyo ashaka kukubaza nawe uze kumbwira nikeneye mu niyo ku ngoma yandi wenda reka nguhe referanse 3 twagize intwari Ruganzu wibwira wowe wenyine turebe oya reka mbwira uriya twagize intwari Ruganzu agarura u Rwanda twagize Semugeshi twagize Rwabugiri inkotanyi cyane tugira na Musinga nickname niyo ku bwari aho ngaho murakoze ku ijambo ariko mu by'ukuri ako kantu twe twagatekereje nubwo yakuze cyane kasaga n'ako kantu k'umuco wigeze kuvuga haruguru kandi muturenganya abana ba mama urumva wirakara papa sava urabona ari urakaye wenyine urabona papa ari urakaye wenyine reka mbabwire ntimukadutesha umutwe ngo mutugire ibigoryi mutugire imbwa dufite umuco tuwukomeyeho nongere mbibasubiriremo agasozi kabura mukuru gapfa rongorongo utagira igihugu nawe agacika uciye umuco nawe agaheba nizize ukurya uburyano mubigereranyije n'umubyeyi n'umwana nubwo bamwitiye kwande kwa muganga ako gufata ikigoryi mukundane ejo bundi imbesiri iri aho ngaho iri kurya urutoki ikujije ubwanwa wagira ngo ni ifuka isahura amafurusheti ariko rukubise urutoki niko wakiburangoro musubiza abantu n'intwererano zabo ntimugashake kujya musahura abantu mwitwaje iminsi mikuru itabaho tutazi mwabisambo bafashe abantu bereye umutegurabikorwa nurangiza ubajyane kubarebesha ko nta madayimoni bafite nawe ndimba ngiye mu kazi sinasiba akazi k'abandi kandi ariko kamemba hanyuma twe turaguma hasi ariko ibi bintu bikurikirane abagize icyo batanga rero mureke ibintu tubigenze neza sasa barira umuntu umutungo yaguhaye ariko ndakuraho ibyo mwanyweye urabona abantu babana gutya twakubashye n'imyaka dufite mwo kugira buri wese aho yatanze arayazi ntarava hano nicyo nacyo kimeze nk'inyama y'inyoni baravuba turihuta ikindi kigabo mw'abantu mwe nibyo twahoze tuvuga mujye mushishura Papa Sava